uyu muntu mise mubaza aya makuru wenda ishuwa neza ko ayazi neza reka nansubiza ndakubwira mbonye ngo ni ntuze yaharashe mu makuru FRDC yego bari kugaragaza mu makuru kare FRDC yaharashe ahubwo mu sesenguzi twakibaza ngo ni FRDC koko cyangwa se ni twatuntu dukomeje kugenda tuba donda wa mugani dore uko mbyumva FRDC yohereje drone M23 irayiyobya irasi wabo ahubwo yego none se niba maze kubwira yuko ikirere kugeza ubu ngubu M23 isa nkaho hari igikontorora kandi ubwoba ni bwinshi ko isaha n'isaha gishobora kuraswa bya nyabyo noneho ahubwo n'umujyi menya yuko kugeza ubu ngubu nawe uri muri wasi ubwoko bw'iyo drone byose birahari ati wanditse ati nanjye reba ko yandi yayo makuru yatanze nabi ati ntago FRDC yakirasaho atahubwo reka ayo makuru nyaguhe ati kuko n'ubwoko bw'iyo drone ati burahari no kuvuga ngo M23 niyo yongeye kuharasa yego aho birumvikana wabivuze nshyiramo pause kugira ngo mbyumve neza FRDC ntabwo yakwirasa byo birumvikana kireka byibura iyo bombe bayideturunye noneho ikarasa aho ngaho yoherejwe na FRDC M23 ikayiyobya ariko noneho ubwo nkuko abikubwiye byanze bikunze ni M23 ikomeje kubombardayo ibyo byo nuguti bitabapfu nka byabe n'umukuru w'igihugu cyacu yavuze ngo nabavuga amahomvo ibyo na amahomvo ubwo ze kandi ingabo ziri muri Central Africa zigarutse Kisangani gute ibyo na amahomvo kabisa ibyo ngibyo uzungu Uvira amagambo yitwa Uvira nushaka kubuyahagaritse erekeza Kisangani amakuru menshi tuzajya tuganira hano mu Kisangani aho rero M23 nibyo nakubwiraga ntaba bagabo bafite technique nyinshi mu ntambara hari ukuntu bazimya umuriro bakije undi ubu umuriro wa Goma wa Uvira ugiye kuburizwamo na Kisangani amatangazo ashinjanya agiye kwerekeza Kisangani noneho sasa M23 yo kugeza ubu ngubu ayayo yayandi nakubwiye agiye kugenda acogora ariko nanone yo ashaka kutazacogora ahubwo ejo bundi riratangazo benshi bayikanzemo anavuga bati ubwo rero Kisangani nibitegure guverineri yabahumurije ati ikibuga cy'indege nta mahoro noneho rero ubwo bongeye bagatera irindi nuko babwira ngo burya ati turacyahari mutagira ngo nubundi bishobora kuba biri byarangiye noneho ibya leta ya Kongo yo kurarira ngo rwose bombe zarashaho ngaho ngo zavuye muri Central Africa ibyo ngibyo na amahomvo wa mugani ni bya bindi bahora begeka ku gihugu cy'u Rwanda uko bwije nuko bucyatu Rwanda rubaba mu mitwe ni kuri yariya najyaga mvuga ngo Kisekedi anariyariya aho igihe hose ararira no buriya na hari ari muri Amerika meme nayo yakicana giceceke nayo bigomba kwirwana iti ntako tutagize twagerageje gusubizaho drone yisigiye cyane ni nko kuvuga ngo umuntu yankubise inkone 3 ariko nagerageje ndamuruma ariko nanjye namurumye amenyo yamusigaye yamusigaye yasigaranye ikintu gikomeye ibyo rwose ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.
reka mbanze ngere kuri aya makuru yihutirwa urangibagiza nyine na oya ndayibuka humura ndetse mbonye muri aka kanya twari turi kuri Kisangani ndetse amakuru ava Kisangani avuga ko FRDC yarashe nanone drone ku kibuga cy'indege cya Bangkok. Urumva? FRDC yego yirashe se yarashe yego niko yo ndi kubona rwose amakuru ahari FRDC ngo yarashe ku kibuga yarashe indi drone ku kibuga cy'indege Bangkok. Urumva? Ariko Bangkok kugeza ubu ngubu ni ariko banza wumve ni kuri kibuga cy'indege cya nuze cya Kisangani ariko kitwa ariko ikavuga ko ari ya AFC. Urumva? yaharashe ubwo muri make ni nko kudodera iki ibicocero AFC buretse gato yambanze nsoma ino text nyirangize ni bya birego yego FRDC yarashe kandi yego kandi nanga agatangaza urabizi ko yanavuze ko aho drone izarasira hose izagira iki bazayisangayo yego ari cyo kintu rero aho mbona aye makuru avuga ko urumva ikirere cya Chopo especially Kisangani ati kugeza na n'ubu nta bwirinzi buhagije gifite kubera ko hongeye hagashegeshwa muri iri joro ryakeye ku isaha ya 8:40 aya niyo makuru dufite yizewe yego ahubwo nkibaza nti none aba bagabo uyu muntu mise mubaza aya makuru wenda ishuwa neza ko ayazi neza reka nansubiza ndakubwira mbonye ngo ni ntuze yaharashe mu makuru FRDC yego bari kugaragaza mu makuru kare FRDC yaharashe ahubwo musesenguzi twakibaza ngo ni FRDC koko cyangwa se ni twatuntu dukomeje kugenda tuba donda wa mugani dore uko mbyumva FRDC yohereje drone M23 irayiyobya irasi wabo ahubwo yego none se niba maze kubwira yuko ikirere kugeza ubu ngubu M23 isa nkaho hari igikontorora ibyo biroroshye rwose drone kuza itageta ari iwanyu noneho bo bwabo bakayireka yagera hahandi kuri cya kibuga cy'indege ikarekura ya bombe ikagwa wabo kaze rwose n'aya makuru nyabaze tukiri no mu kiganiro wa magani kuko nanjye sindi kwiyumvisha ukuntu ko uyu munsi FRDC yabayongeye kurasa kuri iki kibuga cy'indege ikirasa y'ubwayo ikirasaho nanone ahubwo bishoboka ko ari bya bindi byongeye kugira iki ndetse aho bari kugaragaza ko ikibuga cy'indege cya Kisangani kiri mu bibuga ngo bifite akaga gakomeye kugeza kuri uyu munsi ngo kuko nta mutekano namba kandi ubwoba ni bwinshi ko isaha n'isaha gishobora kuraswa bya nyabyo noneho ahubwo n'umujyi menya yuko kugeza ubu ngubu nawe uri muri wasi umuntu ejo bundi yarambwiye atari ko Seviyata ati noneho murashaka Kisangani ndayishaka nkande ntabwo abayishaka barishaka nyine nicyakora kuko kugeza ubu ngubu bigaragara yuko Kisangani yo iri muri tageti buriya Uvira turayibagiwe tuyihariye abo ngabo bayikoreshe mu byo bashaka kugeza ubu ngubu intambara igiye kwimukira ruguru uyu muntu aje akakurasa nyine abakweretse yuko byanze bikunze umwanya wari wose akuri hafi niba drone yabajije kubombarida ku kibuga cy'indege bigaragara yuko ari nacyo kizafatwa mbere muri make uri nka baba ndajya avuga ngo eregana nyina wundi abyara umuhungu cyangwa umukobwa kiriya kibuga kiri mu birometero 17 uvuye mu mujyi yego Kisangani ikibuga kirafatwa mbere rero kirafatwa mbere y'umujyi kandi umuntu yagufatanya ikibuga byose biba birangiye tukajya tukumva mu gihe kiri imbere ngo Kisangani tombe kuko uyu munsi iri kuberayo byo urabona ko gufata kiriya kibuga ubundi ukituriza umujyi se ntubufunze hari indege biri buturuka Kinshasa se ntayo hari uri haguruka Kinshasa se ni ukuvuga ngo twitondere iyi ntambara aba bahungu n'abatekinisiye aba bantu bo muri 23 n'abatekinisiye ubu umuriro wa Uvira ushobora kuzimwa na Kisangani ariko nanone uretse uwo muntu aramamagaye mu baza amakuru yego allo aramutse nsobanuriye ino ntuze yarashe Kisangani ni FRDC ni ya ntuze ino drone
ntabwo yakirasa muri make n'abagabo bakomeje kubahondagura nanone iyi ni atari kweri reka nze noneho reka mbirebe arabimpaye ngo n'ubwoko bw'iyo drone byose birahari ati wanditse ati nanjye rebeye ko ayo makuru yayatanze nabi ati ntago FRDC yakirasaho ati ahubwo reka ayo makuru nyaguhe ati kuko n'ubwoko bw'iyo drone ati burahari ni ukuvuga ngo M23 niyo yongeye kuharasa yego aho birumvikana wabivuze nshyiramo pause kugira ngo mbyumve neza FRDC ntabwo yakwirasa byo birumvikana kereka byibura iyo bombe bayideturunye noneho ikarasa aho ngaho yoherejwe na FRDC M23 ikayiyobya ariko noneho ubwo nk'uko abikubwiye byanze bikunze ni M23 ikomeje kubombardayo ikomeje kubatera amabombe ibyo rero biri kugenda bishyira mu kaga Kisangani ubu nabo uriya mu guverineri nahoze numva yikarakase ejo avuga ngo abaturage batuze ngo bakomeze bashyigikire perezida wabo maze buri wese azavuga perezida kandi ibyo bakora byose ibyo barimo perezida nta nubwo abanabyitayeho ntiyari yibereye muri Amerika yagiye kwitemberera noneho rero kugeza ubu ngubu Kisangani ubu ngubu niyo yagiye mu mitwe y'abantu uko bifuzaga Goma nako Uvira ubu Kisangani umuntu arabyuka ngo Kisangani ntafatwa kandi iyo batangiye gushyushya gutyo tayari ubwo niyo igipimo cyerekeje yego ndetse aho nayo iki gisirikare cya FARDC kiri gushinja M23 uko ari cyo gikomeje kurasa Kisangani gikoresheje ingabo ziri mu butumwa bwa MONUSCO muri Centrafrique yego ngo gishinja igisirikare cya FARDC yego kirashinja ingabo ndabona ari Rwanda mode ko ari cyo ngo cyarashe ikibuga cy'indege ndetse na M23 cya Kisangani gikoresheje ingabo ziri mu butumwa bwa MONUSCO muri Centrafrique nukuvuga ngo Kisangani yarashwe n'ingabo z'u Rwanda n'indege zayo ziri muri Centrafrique bo niko noneho bahise bongera kwidefanda bashinja nyine ko ngo ari u Rwanda ngo noneho ngo rwango ruri kurasayo ibyo byo nuguti bitabapfu nk'ibisanzwe nka bya bintu umukuru w'igihugu cyacu yavuze ejo ngo nabavuga amahomvo ibyo ni amahomvo ubwo ze kandi ingabo ziri muri Centrafrique zigarutse Kisangani gute ibyo ni amahomvo kabisa ibyo ngibyo ndumva nta n'ikintu nabivugaho aho n'urwenya byakabaye binasekeje yego hanyuma ukabona rero mu gipimo amagana icyaba bagabo ko tubona kuko biragaragaza nk'uko nari mbikubwiye muri Chopo yego ko Chopo especially muri Kisangani yego ko bishoboka yuko noneho bigiye kuba mu bipimo bya M23 ndetse aho bigaragara ko ngo ibi bitero ku ruhande ubwo n'urwa Kinshasa byayigizeho impact ingaruka ndetse ikigaragara cyo iki kibuga gishobora kuba kitari bukoreshwe vuba ariko bakagaragaza ko ngino leta ya Kinshasa ngo iri gushaka gufungura iki kibuga cy'indege ahubwo byaba ari none aha niba turi kumva bari kukibombarda gutya bo nibagira n'ubwoba bati niba bari kuturasaho gutya mu minsi mike dushobora guhura n'ibibazo ahubwo ibyo nari nabivuze cyane ko nta n'umuntu wanacayo ibi bitero bikugira iki bikomeje kuhabwa ibyo nari nabivuze ko guverineri bagira ibizina byinshi ntago kubifata binyorohera bagira ibizina byinshi noneho ejo we yari yahatanze humuri ariko niba muri iri joro wavuga ko ari muri iri joro sabrera 40 yego ni nko kumucecekesha kuvuga ngo uri kwizeza abantu yuko ikibuga ari amahoro ariko reka twongere tukwereke tuhatinde bombe ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe ni nko kumucecekesha yego naho rero ubwo nkuko twabivuze Kisangani kugeza ubu ngubu iri mu mazi abiri ikibuga cy'indege kubacecekesha
kubereka yuko ibintu byose bishoboka. Noneho nubona za warikare nushaka uzishyire ku ruhande. Warikare nta n'iki kivuze imbere ya M23, ahubwo uzumva aba warikare banavuyemo bagiye Kisangani batorongere bagende. Kisangani we kugeza ubu ngubu yishyire muri tageti, kugeza ubu ngubu Uvira, amagambo yitwa Uvira nushaka ubu yahagaritse, erekeza Kisangani. Amakuru menshi tuzajya tuganira hano ni Kisangani. Aho rero M23 nibyo nakubwiraga, ntaba bagabo bafite tekinike nyinshi mu ntambara. Hari ukuntu bazimya umuriro bakije undi. Ubu umuriro wa Goma wa Uvira ugiye kuburizwamo na Kisangani. Amatangazo ashinjanya agiye kwerekeza Kisangani. Noneho sasa M23 yo kugeza ubu ngubu ayayo yayandi nakubwiye agiye kugenda acogora. Ariko nanone ayayo yo ashaka kutazacogora, ahubwo ejo bundi riratangazo. Benshi bayikanzemo anavuga bati burya inyeshyamba nta mikino. Yego. Ati niba abagabo banavuga ko aribo basigaye none bahagarara bemye bakandika itangazo nk'iri, bemera ko aribo none basigaye banabombarda ikibuga cy'indege. Ririya tangazo banarikwirakwije ku isi yose. Ni naryo tangazo rya ku ruhande bashyiraho n'irya China bira bya Qatar. Yego. Ati bigaragare ko abagabo noneho bashobora kuba bari gusa n'abari kugenda bava noneho mu mikino, ati ahubwo bari mu rugamba nyarwa. Ati narakubwiye ngo aho bicaye hari igoma, ujye ubona ama office yaho ya Makenga niyo tutayi twabona. Bashobora kuba nibera mu ndake, tujya tubivuga hano. Ziriya office ntago bazicariye mu busa. Kugeza ubu ngubu bari gupanga, bari mu biro barapanga, bari mu ahantu hose bari gupanga. Kwandika itangazo bavuga bati twebwe tugomba guhagarika ibitero. Yego. Ibyo ngibyo rwose ni ibintu bisanzwe kandi bagombaga no gukora. Ibyo kuvuga ngo ibyo gutangazwa nuko noneho bo bigeretseho icyaha bakemera bati ni twebwe. Nibo nyine none zo bazahora barira gusa. Ntibagire icyo bagaragaza. Ntabwo bagomba guhora barira ngo twishwe, twakubiswe, twagize gute. Nabo ni bakore icyo gitendo bakigaragariza isi yuko ibyo leta ikora nabo bafiteho ububasha. Yego. Ubwo rero Kisangani nibitegure, guverineri yabahumurije ati ikibuga cy'indege nta mahoro. Noneho rero ubwo bongeye bagatera irindi nuko babwira ngo burya ati turacyahari mutagira ngo nubundi bishobora kuba biri ku byarangiye. Noneho ibya leta ya Kongo yo kurarira ngo rwose bombe zarashaho ngaho ngo zavuye muri Central Africa, ibyo ngibyo ni amahomvu wa mugani. Ni bya bindi bahora begeka ku gihugu cy'u Rwanda uko bwije nuko bucyata u Rwanda rubaba mu mitwe. Ni kuri yariya najyaga mvuga ngo Kisekedi anariyariya aho igihe hose ararira. Na buriya na hari yari muri Amerika, nta na rimwe ashobora kuvuga ngo ye kutavuga mu Rwanda. Byageze naho ajya mu nama yo mu Bubiligi, aho perezida wacu nawe yarari, umugabo arabacunga atangira kubatekerereza uburyo yanze kujya, uburyo perezida Paul Kagame yanze kujya i Rwanda muri Angola. Ati sijye udashaka amahoro ahubwo n'uyu mugabo duturanye. Bashiduka rwose bifite avuga ibidafite aho bihuriye n'ibiri aho ngaho. Noneho hari nabwo umukuru w'igihugu yavugaga ati ibyo bindi bavuga tuzabishakira umwanya wabyo. Yavuye nta n'icyo bivuzeho. Yego. Reka dukomeze dukurikirane turebe uko biri buze kurangira, kuko FRDC nabonye none yaracogoye, aho benshi bavuga bati bishoboka yuko nayibona yuko ino Kisangani igeramiye, kuko wabonye ko banagerageje no kwandika ariko basobanura ibya Kisangani bavuga bati nyeshyamba zateye drone ku kibuga cy'indege, atari ko rwose twagerageje kuzikumira. Ariko amakuru hari y'ukuri nuko iki kibuga cy'indege bakubwira ko cyangiritse cyane kubera biriya binuze by'ibidrone bagendaga barasaho. Rero ariko nanone biri mu bubasha kuko FRDC ntago kameme nayo yakicara giceceke, nayo bigomba kwirwana iti ntako tutagize twagerageje gusubizaho drone yisigiye cyane. Ni nko kuvuga ngo umuntu yankubise inkoni 3 ariko nagerageje ndamuruma. Ariko nanjye namurumye amenye yamusigaye yamusigaye yasigaranye ikintu gikomeye. Ibyo rwose nta muntu wemera yuko yatsinzwe burundu. Yego. Kandi muri iriya mirwano yose
uzi ko n'abarundi bavuga ngo ntabwo twigeze turwana ahubwo twebwe twakuyeho ingabo zagombaga gukoreshwa amakosa niko uriya SG wa SNDFDD reverend kuriyo yego ngo hariya Ruvungi ngo ntabwo ingabo z'Urundi zavuye muri Kongo ngo ahubwo twakuyeho izari zigiye gukoreshwa amakosa ngo u Rwanda rwaraduteye dushaka yuko tubasubiza tubona yuko ari amakosa dukuraho ingabo ni bya bindi nyine nakubiswa ariko nanjye namurumye kuba rero FARDC nayivuga yuko nubwo yarashwe kisangana ariko hari ibyo yaburijemo ibyo ngibyo rwose ni uguterana amagambo hagati y'impande zirwana yego reka ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukoreramo ubukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 07844387 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.